Iyi miterere y'igitabo cya Obadiya gifite igice kimwe gusa kigizwe n'imirongo 21. Bibiliya yera yo mu mwaka w'1993 igaragaza ko igitabo cy'umuhanuzi Obadiya gitangirira kuri paji ya 854 kigasorezwa kuri paji ya 855. Abakunzi ba Huguka Official turabasuhuje mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Uyu ni umwanya mwiza dukomerejeho kuganira ku bitabo binyuranye bigize Bibiliya yera. Uyu munsi rero twateguye ko turi buganire nanone ku gitabo gito nk'uko duherutse kuvuga ku gitabo gito kiri mu nzandiko Pawulo yanditse aricyo cyitwa icya Filemoni. Uyu munsi twahisemo ko turi buganire noneho ku gitoya kiri mu isezerano rya kera. Uti ni ikihe rero? Se baravuga ibiki? Ni izihe nama dukuramo? Icyo gitabo kiradusigira iki? Reka dusenge hanyuma tuganire mu mwanya utari munini rwose. Urakoze Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu kuko ari wowe uduha uburyo n'umwanya wo kuganira twungurana ubumenyi, twungurana inama kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditse. N'abakera abakijwe mbere yacu, intumwa za Yesu bajyaga bahugurana bakaganira bagasoma kugira ngo basobanukirwe n'ibyanditse, bityo bigatuma badata inzira cyangwa se icyerekezo wari warabahamagariyemo. Reka rero Mwami tugire umugisha kuri wowe kandi tubashishwe nawe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti rero, uyu munsi twahisemo ko turi buganire ku gitabo nk'uko navugaga kiri mu isezerano rya kera. Ni igitabo cy'ubuhanuzi cyanditswe n'umuhanuzi ubwe, umuhanuzi witwa Obadiya. Obadiya ni igitabo turi buganireho, ni igitabo kiri mu isezerano rya kera kandi igitabo kigufi rwose, gito kurusha ibindi mu bigize isezerano rya kera. Icyo gitabo ni igitabo cy'ubuhanuzi. Obadiya ari mu bahanuzi bita abahanuzi bato, bitavuze ko bahanuraga ibintu bito, ahubwo bitewe n'ubwo bunini cyangwa ubuto bw'ubuhanuzi cyangwa se bw'inyandiko zigize icyo gitabo, wasangaga cyiswe icy'umuhanuzi mutoya cyangwa muto. Ubundi ugasanga abahanuzi banini nka ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiyeli niho bitandukanira cyane cyane. Ubwo rero reka turebe Obadiya ubundi ni muntu ki? Ese igitabo yaba yaracyanditse ryari? Ese kiradusigira amakuru ki cyangwa kiradufasha iki? Ndagira ngo mbibutse yuko kuganira kuri aya mateka y'ibitabo cyangwa se ya Bibiliya, aya mateka ya Bibiliya intego nyamukuru ni ukugira ngo tubashe gusobanukirwa, bityo twe kugwa mu mitego itandukanye abantu bagenda bagwamo kubera kutamenya ibyanditswe byera. Ikindi cya kabiri no kumenya iki gitabo cyera twifashisha ni ingenzi. Hari abantu usanga badasobanukiwe, ugasanga umuntu bagushije mu mitego itandukanye kubera ko wenda babeshya ko abarusha kuba yarasomye cyane cyangwa se abarusha iby'ijambo ry'Imana. Rero twashatse gukuraho icyo kintu cy'umwijima kugira ngo abantu twese tubashe gusobanukirwa. Yego ntabwo twasobanukirwa rimwe, ni nayo mpamvu dusabye kugira ngo umuntu wese uzajya ubona nk'ibi tuganira ajye rwose abisharinga, bisangiza abandi. Ikindi nanone muri commentaire zanyu mujye mutubwira muti iki ngiki mwazakinoza, iki mwacyongeramo, iki kirabura. Nta kibazo rwose, twe turi tayari kuba twabikora kandi twese twahamagariye kugira ngo twunganirane muri uru rugendo rujya mu ijuru. Uyu Obadiya ni umuhanuzi nyine nk'uko twabivugaga kandi wanditse igitabo cyamwitiriwe. Iki gitabo nicyo kigufi cyane mu bitabo bigize isezerano rya kera. Bibiliya yera yo mu mwaka w'1993 igaragaza ko igitabo cy'umuhanuzi Obadiya gitangirira kuri paji ya 854 kigasorezwa kuri paji ya 855. Iki gitabo kibanzirizwa n'igitabo cy'umuhanuzi Amosi, kigakurikirwa n'igitabo cy'umuhanuzi Yona. Izina Obadiya risobanura iki? Ubundi ni izina ryo mu Ruheburayo, risobanura umugaragu w'Uwiteka cyangwa ukorera Uwiteka. Twavuga nanone ko igihe yabayeho ntabwo kizwi neza, ni nayo mpamvu abahanga benshi bemera yuko cyangwa bavuga ko yaba yarabayeho hagati y'umwaka wa 586 kugeza mu mwaka wa 553 mbere y'ivuka rya Kristo.
ni ukugenekereza, ni nk'ibi tujya tuvuga ngo abantu bakwiye kwandika, abantu bakwiye kuba twagize amahirwe yo kuba dufite ikoranabuhanga ritandukanye, dushobora kubika inyandiko n'iki. Aha rero harimo kugenekereza igihe yaba yaravukiye. Ibi kandi bishingirwa ku byo yavuze mu gitabo cye ku irimbuka rya Yerusalemu. Urumva habayeho kurimbuka kwa Yerusalemu bitewe n'Abanyababuloni babateye. Obadiya n'ubundi afite igice kimwe, usomye rero igice kimwe cyangwa cya mbere umurongo wa 11 kugera ku wa 14 niho ubona yuko ahangaha muri iki gitabo cya Obadiya yavuze uko Abedomu bishimiye kugwa kwa Yerusalemu. Ubona ko aha hantu hagaragaza ko habaye ikibazo nyine cyo guterwa bakarimburwa cyangwa se hakarimburwa n'Abanyababuloni. Obadiya rero umuntu yakwibaza umuryango yari arimo muri ya miryango ya 12 y'Abisirayeli. Mu by'ukuri nta hantu Bibiliya habivuga neza, ariko kandi hari n'ibitekerezo bibiri bikomeye umuntu yareba akamenya aho amushyira cyangwa aho yamutekerereza. Abenshi bakeka ko yaba ari uwo mu Buyuda, kubera ko ubutumwa bwe bwibanze cyane ku Buyuda na Yerusalemu, kandi yagaragazaga kubabazwa cyane n'ibyabaye ku Bayuda. Hari n'abatekereza ko yaba ari uwo mu muryango wa Lewi, kubera ko bamwe mu bahanuzi bakoraga umurimo wegereye uw'abatambyi, ariko kandi nyine igihamya cyo nta gihari gifatika, gusa umuhanuzi, umutambyi basaga n'abegeranye. Ibyo kenshi tugenda tubikura mu nyandiko zitandukanye abantu bagenda basoma, nk'urubuga rwitwa gotquestions.org tubibonamo. Ariko nanone hari n'ahandi twagiye tureba nka Holman Illustrated Bible Dictionary, New Bible Commentary, The Bible Knowledge Commentary, The Nelson's Illustrated Bible Dictionary. Aha hose ushobora kureba wabonamo ibya Obadiya. Obadiya rero yari muntu ki? Bibiliya ntabwo itanga amakuru menshi ku buzima bwa Obadiya nk'uko twavugaga. Icyo tuzi neza ni uko yari umuhanuzi kandi ari wanditse iki gitabo nyine cya Obadiya. Hari abandi bantu benshi bitwaga Obadiya muri Bibiliya, nka Obadiya wakoreraga umwami Ahabu, tumusoma mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 18 umurongo wa 3. Obadiya wo mu rubyaro rwa Dawidi, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 3 umurongo wa 21 n'abandi. Obadiya umuntu nyine yavuga ko yahanuye nyuma y'uko habayeho isenywa rya Yerusalemu, ryabaye mu mwaka wa 586 mbere y'ivuka rya Kristo. Abanyababuloni bayobowe na Nebukadinezari wa kabiri, icyo gihe bari bateye Ubuyuda baraharimbura, baranyaga gutyo. Ibi dushobora gusoma mu Obadiya umurongo wa 10 kugera ku wa 14. Ikindi hano hantu tubonamo nyine ikitwereka yuko ari cyo gihe yahanuriye, nuko mu gitabo cya Obadiya hagaragaramo abasahuye binjiye i Yerusalemu, abaturage bajyanywe mu bunyage, Abedomu bishimira ibyago bya Yuda. Ibi bihura neza n'ibyabaye mu mwaka wa 586 mbere y'ivuka rya Kristo. Bigaragaza nyine ko bagiye gusaba ko bamaze kuharimbura abari bahateye. Ikindi umuntu yavuga kuri Obadiya ni uko yamaganye cyane igihugu cya Edomu kubera kunezererwa kugwa kwa Yerusalemu. Icyo gice rero cya mbere umurongo wa 11 hari ahantu handitse ngo ku munsi wahagararaga iruhande, ku munsi abanyamahanga bajyanaga ingabo ze, nawe wari umeze nk'umwe muri bo. Iyi miterere y'igitabo cya Obadiya gifite igice kimwe gusa, uko twamye tubivuga, kigizwe n'imirongo 21. Icyo gitabo kigufi cyane mu isezerano rya kera. Edomu rero, Edomu bavuga muri iki gitabo ubundi ni iki? Edomu yari igihugu cyakomokaga kuri Esawu, mukuru wa Yakobo. Abisirayeli bakomokaga kuri Yakobo, naho Abedomu bakomoka kuri Esawu. Ibyo twabireba mu itangira ibice 25 umurongo 24 kugera 30, intangiriro ibice 36 umurongo wa mbere, na Maraki igice cya mbere umurongo wa 2 n'uwa 3. Kuki Imana yaciriye Edomu urubanza? Obadiya yavuze ko Imana yahanaga Edomu kubera ibintu nka 4 by'ingenzi. Icya mbere ni ubwibone, icya kabiri ni ukwishimira amakuba ya Yuda, icya gatatu ni ugufasha abanzi, icya kane ni ugufata nabi abavandimwe babo.
hari imirongo wabirebamo ibigaragaza, harimo kuri igice nyine cya Obadiya kimwe umurongo wa 3 niho tubona ibintu by'ubwibone, mu murongo wa 10 kugera 14 kugira nabi Yuda n'ibindi. Mbese Imana byarayibabaje. Ubutumwa mu by'ukuri bugaragara ari nka bukuru muri iki gitabo, icya mbere ni uko Imana irwanya ubwibone. Edomu yiringiraga ibihome byayo byo mu misozi, ariko Imana ivuga ko izayimanura, izayicisha bugufi. Ni umurongo wa 4 muri icyo gice cya Obadiya. Ikindi ni uko Imana irengera ubwoko bwayo. Nubwo Yerusalemu yasenywe, Imana yasezeranije ko Isiraheli izagarurwa. Tubibona ku murongo wa 17, ariko tunagiye no muri Yesaya 14 umurongo wa 1 n'uwa 2 na Yeremiya 30 umurongo wa 18, naho bigaragara ko Imana irengera ubwoko bwayo. Ikindi ni uko umunsi w'Uwiteka uzagera ku mahanga yose. Obadiya yigisha ko Imana izacira amahanga yose imanza. Tubibona ku murongo wa 15 muri icyo gice. Ariko umurongo wa 4 niwo tubona nk'umurongo w'ingenzi cyane muri iki gitabo cya Obadiya. Haranditse ngo, naho watumbagira hejuru nk'igisiga, icyari cyawe ukacyarika hagati y'inyenyeri, aho naho nzahakumanura ugwe hasi, niko Uwiteka avuga. Uyu murongo rero werekana ko nta muntu ushobora kurusha Imana imbaraga kubera ubwibone bwe. Ni ibiki noneho nk'abakristo twakwigira muri iki gitabo cya Obadiya? Ubwibone dukwiye kubwirinda. Usomye Imigani ibice 16 umurongo wa 18 batugira inama ku kwirinda ubwibone. Icya kabiri ni ukutishimira ibyago by'abandi. Obadiya umurongo wa 12 n'Imigani 24:17, ntabwo umuntu rwose atugira inama ko tudakwiye kwishimira ibyago by'abandi. Icya gatatu, Imana ntibera cyangwa ica urubanza rubera cyangwa rugoramye. Ni Obadiya umurongo wa 15 no mu Baroma 12:19 natwigisha yuko Imana itabera. Ikindi ni uko Imana ikiza abayiringira. Urebye Obadiya umurongo wa 17 na Zaburi 46 umurongo wa 1 bitwereka rwose yuko Imana ikiza abayiringira. Rero nta bintu byinshi cyane umuntu yarenza kuri ibi ngibi, gusa mu bintu byose mu byo tubona ni uko iki gitabo kiratwigisha kwirinda ubwibone, kwirinda kwishimira ku makuba y'abandi cyangwa ku byago by'abandi, kwirinda kujya mu ruhande rw'abanzi, ari abanzi b'Imana, ari abanzi ba mwene so, ari abanzi ba mugenzi wawe, wirinde kwifatanya nabo kuko Imana nawe izakurwanyana nabo. Ikindi ni ukwirinda gufata nabi abo mufite icyo mupfana. Hano byarabavandimwe kwa Yakobo no kwa Esawu, muri Edomu n'i Buyuda, kwirinda kugirira nabi cyangwa se kugambanira mugenzi wawe no kumuvuga nabi, umuteza abanzi, umuteza abatamwishimira, icyo Imana kirayibabaza rwose. Hanyuma ibyo byose ni ukuzirikana ko Imana igihe cyose uyiringiye izakugirira neza. Rero nshuti zanjye bavandimwe, reka ibi tubishyiremo imbaraga, buri wese azirikane yuko Imana ihora buri gihe yifuza ko umuntu abana na mugenzi w'amahoro, abana n'umuturanyi amahoro, kandi atajya mu ruhande rw'ababisha, atajya mu ruhande rw'abanzi, ahubwo agomba guharanira ikintu cyose cyatuma mugenzi we yishima, mugenzi we yumva ahumurijwe kubera ko abona umuntu umufasha mu mugongo, umufasha mu maboko. Kuki umuntu yakwishimira ibyago by'undi? Kuki umuntu yakwishimira umubabaro w'undi? Kuki umuntu yakwishimira ko kanaka arimo arira cyangwa arimo ataka, aho yakamufashije ahubwo kugira ngo ahari amubere igisubizo, amubere inkomezi. Ubundi ijambo ry'Imana niryo ritubwira yuko buri wese akwiye kurirana n'abarira kandi akishimana n'abishima. Ariko ntabwo uzabona umuntu arira ngo ujye kwishima, ngo ujye guseka, ngo Imana izakwishimire. Mu nzu y'Imana by'umwihariko, abantu basengana, abantu baririmbana, mbese abantu tubanye buri munsi turahura, ariko umuntu wese akwiye kuzirikana ko niba usengana mwene so, niba ubana na mugenzi wawe, yaba mu rusengero, yaba ari mu nzira mugenda, yaba ari mu kazi, aho ariho hose, ugomba kuzirikana ko ukwiye kuba inkomezi n'umwunganizi wa mugenzi wawe kuruta uko wamurwanya, kuruta uko wakumva yuko uri mu ruhande rw'abamurwanya. Imana rero idufashe, Imana itugire neza, kandi
buri wese abiha agaciro, buri wese abyiteho. Ese wowe kuri wowe muri iyi minsi cyangwa se uko wiyumva nyuma yo kumva iri jambo no kumva ubuhanuzi bw'iki gitabo cya Obadiya, mu by'ukuri nkawe urishyira ku kihe gipimo? Urasanga ushyitse? Urasanga nta kibazo ufitanye n'Imana? Urasanga nta ngorane uteje? Ese aho none ntushobora kwisanga wigize umwanzi w'Imana kuko wishimiye ibyago bya mugenzi wawe, wababajwe n'uko kanaka Imana yamuhannye? Ubundi icyo twifuza ni uko umuntu wese Imana imureba neza, hanyuma ikamutekerezaho kumugira neza kuruta uko yamutekerezaho kumuhana no kumuteza ibyago. Imana rero tugire neza kandi dufashe twese dushikame, tugume mu rugendo kandi dukora neza nk'uko Imana ibishaka. Reka dusenge. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, ugize neza ko ari wowe utubashishije kubona aka kanya kugira ngo tuganire kuri iri jambo. Utubashishe rero n'ubundi Mwami kuryumvira no kugendera mu nzira igororotse, inzira yo kwishimira ibyiza bya bagenzi bacu, inzira irwanya ibibi, kandi rwose tukagendana mu nzira twunganirana ngo turusheho gukora neza kandi byiza. Cyahora kibe cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen.